aha akenshi ntangira mbifuriza ibihe byiza kugwiza imigisha no guhaha mugatunganirwa mu byo mukora byose gende Hervé Iradukunda ntwari hano ni kuri Rukamyarungu imbere yanjye murahabona umutumirwa umusaza kabisa nkuko mubibona warakuze reka twibwire ndabakiriye ukomere cyane muraho kandi muraho neza ni amahoro iyi ni televiziyo ya Rukamyarungu mwigire hirya mbona urumuri mwigire hirya mbona urumuri muze ko hano mpagusanze uri kumwe n'abantu benshi se bimeze bite niko bimeze bite niko uretse wondarinda muzana hano gatonya muze wizimye muretse ndani ntabwo nyizimye ukomeza nk'uko banyumva ndaje ngusubize none ariko nturanatwibwira mze ndaje ngwibwire umbwire kabisa buri kimwe mwese mwaje kwifuza muba mwaje kwifuza kuri uyu musaza nawe uri kwivuza muhungu cyane yewe narakomerejwe ahubwo warakomerejwe none se uwo wirukaga bimeze bite ni umurwayi ariko se arabivura bigakunda neza bigakira reka noneho umusaza tubwire ukuntu avura bityo abantu aho kutega bageza Dubai na he nuriya w'imbago nawe aje kwivuza yampaye nka Rukamyarungu reka tureke umusaza aza bidukurikiranire none se wari kwivuza iki mu bye wari kwivuza iki wowe yewe uyu ufite imbago n'umusaza wanjye vukana pe okay reka nze aha none haje yana byambaye yewe ramvuye njyaho barwana rero kubera mfite ibikoresho ntago nahaza kuko ari igihe cyahangirikira ugasanga umuntu ahombye ikintu gikomeye kandi ni mu mwegere yes noneho uko bigaragara ndumva hano ariho wambona neza aha niho ndi kukubona bakwita nde sasa nitwa Musonera Innocent Musonera amakuru ni meza hano ni kuri Rukamyarungu ugendeye Hervé Iradukunda nkuko natangiye nivuga cyane rwose none ndagira ngo ibintu byawe kuba biba biganwa n'abantu bangana gutya nukwenda bifite umwihariko cyangwa se hari uko babishimye cyangwa bakabikunda cyane none uravura ndavura jewe n'umuvuzi wa gakondo aha ndi kubona wambaye ndebye hejuru hari ingofero y'abamizirima hasi hari ingofero y'urugara ukambara n'amakanzu atandukanye inyuma hameze hariho nk'uzisa n'itaburiye n'utuntu mu ijosi watunyereka neza cyane rwose aha utwo twose se tugufasha iki mu kuvura ndabikubwira neza iyo ni umurenga nshoka jewe ntabwo nigeze ncisha ibitega hasi nigeze ncisha ibintu byo mu miyaga ahubwo nacishije mu bintu by'umwuka nerekwa kandi mpagarana n'abazimu kuko nashokeye inyanja aka kantu ubona nambara hano ureba neza ko kariho Che Guevara cyane kuko uyu ni umugabo ngira ngo byanze bikunze umuntu mbese uranamuzi cyane ni umugabo rwose ufite n'ingufu ubu niwe nambara kandi niwe nambariza aka kantu nako numva yenda wabasha kugira ngo ubone neza hariho akambona kariho uduhu n'inzara duhu n'inzara ko nta duhu numva nambaye reba harimo akantu mu ijosi kameze nk'uruhu gisi nagakoraho nakanga se nakanga kubona aka ni kwabonaga oya zana ikiganza nkwereka akangaka uravuga kase aka rero akangaka kemera yuko ari nako nkubwira ari nako nambarira nanambaza kugira ngo mpamagare nyirakuririmba wanjye ari Imana Nyiraryangombe nkahamagara nkoresheje icyo bita barunga barunga ni umuzimu duhamagara akava ku nyanja agahamagarwa n'umuntu wamubandiwe n'umuntu wamushokeye kandi wanamushatse bigasobanura bivuga ngo umuntu wabanzwe iri ni isunzu nambariza ku mparangwe kuko binyemerera yuko ntambaye aka kantu
aba bantu ubona bateranye hano bateraniye hano bari na hano bivuga yuko ntafite aka kantu ubona kanyuma y'ingofero nyine ari nako nkora kagaho iri ni ryo sunzu ryanjye nshyira mu nzira cyangwa se nkashyira ku rwambariro no ku rwambarizo nkabandirwa abana ndetse bikaba binsaba kugira ngo mbasomere n'imigisha kandi nkoresheje ishapure yanjye aho ngaho rebera iraho hejuru. none se reka mu gihe bakiyizana rinete zo zigufasha iki? rinete zimfasha kugira ngo mbashe kubona neza kuko iyo nkoze muri ibi ngibi kuko nkoresha mbazemo kandi ngomba gusenga no gusengera nsengera abarwayi bari cyangwa se nsengera n'undi uje hano. izi rinete zimfasha kugira ngo mbone neza kuko mba mbona ibiri iwabo hari ibintu by'abazimu bigomba guhaguruka bitongerwa bikamfasha kugira ngo ndebe icyo barugeye umuntu nimba ari amahembe cyangwa ari ibitega kuko nabyo bibaho cyangwa ari na gakondo zabo zahagurutse zigabuka kwa kimeza miryango iwabo bimfasha kugira ngo mbibone neza tukabirebera he rero mbireberamo hano ahangaha rwose ahangaha ubu niho ubikurikira ubu ndimo nabireba ndimo nabireba. aha reka nkomeze nkwibarize kugira ngo n'abarushaho kudukurikira barusheho kumenya wowe ukora ute ukorera hehe. ikintu ngenge kukwibariza urumva ese watangiye kuvura ryari? natangiye kuvura mfite imyaka 17. ubu ufite ingahe? mfite imyaka 54. umwana w'imyaka 17 ko nzi ko abageze gutereta no gukundana no kwiharika ku turima no gushaka utubizinesi akore ngo akore umuryango azagera igihe cyo gushaka afite icyo yigejejeho. wowe wagiye mu kuvura gute abandi bo barakoraga utwo tuntu navuze haruguru? ndagusubiza cyane ibi bintu rero ntabwo ari byo nihangishijweho. ndabyumva nta nubwo nibyo nanatoraguwe ahubwo nibyo narazwe kuko data yari umuvuzi wa gakondo akarengera abantu ndetse akabasha no gucana urugimbu akaraga urugimbu aruragoza igicunga kikabaka akantu ndimo ndeberamo aba bantu hano aka kantu ubona ndakabona akagira ihembe ntabwo ryica ahubwo ihembe riratabara ntabwo riroga ubwo rirarugora akagira iryo areberamo ajya kwitaba Imana rero ibintu nibyo yandaze kuko yabindaze n'ubundi ari nanjye bamuzaniraga ntushakira umuti ndetse nkanicana uruhande nkaruka cana urugimbu nkareba rwose uko rutongera ndetse akananyerekera nibyo nahawe nkoresha ntabwo agenda uga hano. none ko mbona hariho ishapure harya ishapure ariko ndabona barayiciye barayihekenya. ntabwo ishapure ntabwo ntawayihekanye. reba hasi umusaraba reba ku musaraba wo hasi wawe. oya ahangaha ni umwana w'umurwayi ngira ngo uramubonye ngwino hano sha kamukwereke umwana ariko natumenera ibikoresho ntabyo amena kuko kamera irahenda ntabyo amena iyo mwana nta nubwo aturuka ino hano navuka ino iyo mwana nta nubwo no muri aka karere nagira ngo nkwereke ngwino hano uyu mwana oya ntabwo agenda nta nubwo arwana duhagararanye rwose ndamwihagarara iyo mugararanye naze duhagararane ngwino hano sha ngwino hano iyo mwana niwe babashije kwihekanya yahekenya. uhuza ute ibintu akenshi abanyamadini cyangwa se abo mu nsengero iyo bumvise ubupfumu kuragura no kuvura gakondo babyumva nk'ibintu byo kujya iby'ibyaha urumva. none wowe uhuza ute amashapure n'intuze n'Imana? oya ishapure burya jyewe nasi nkunda cyane kuko ishapure ndayemera cyane. wemera umubyeyi Bikira Mariya cyane n'ubu ndetse nuko ntabyiteguye bagomba gusanga nambaye n'akantu hano mu ijosi kariho Bikira Mariya kuko njya kubandirwa abana banjye bateranye nk'uku nkaba ndimo mbasengera nanababandirwa mbaha imigisha mbahagarika ku nsinzi zabo mbanza kubereka Bikira Mariya ngo abambarire kandi abambarize kandi ahagare ku nkingi zabo z'umutima. Yezu se umuhungu we Yezu umuhungu we tumwemera yuko azatubera ingabo izaturwanirira ari naho nubaka kanya mu kubandwa kwanjye no mu guterekera kwanjye nkoresheje imandwa ya Nyiraryangombe ari nawe narazwe inyereka yuko ngomba kubanza gushinga icumu nkashinga n'inkota ya Ryangombe rya Nyabirungu maze nkayivugira nk'imandwa ya Benego
ihagaze ku rugamba itsindira abana nkashora intama kandi tukareremba rozari rozari tukayiremba twereka abana bahagaze aho ngaho noneho ku bijyanye rero no guca ibiciro ugendera kuki uca umuntu amafaranga amafaranga uca umuntu ugendera kuki nta mafaranga nca ahubwo agenda umutabazi gusa wongereye neza akabona ko namugiriye neza akanabibona koko akanabireba akabona ko rwose namugiriye neza nkamutabara arahagarara hari akamvuga ibigwi n'ibigwiro kandi akaba ko namugiriye neza ndetse yaba n'umuntu ufite kwe ameze cyangwa ufite uko atunze abenshi bakampa inka rwose ndagabana bakaguhinga inka rwose urabona nk'aba muri aba ngaba ninde watanze inka wayihaye umusaza aba bose barazimpaye ubwo ibiraro byawe birihe ngo turebe aho ziri ibiraro byanjye ntabwo ntazi ibiraro byanjye bigiye binyabajya impande y'umusozi kuko njyewe nta bana ngira bazahirira ariko ndatunze rwose ndatunze kandi natuje ariko bitewe nuko nta bana ngira bazahirira urabona ko utunga inka muri iki gihe no gukonkomoka ukapfa urupfu kwahira kuko ni imvune cyane urabona urugendo ngezemo wenyesha ashaka kandi none se ugendera kuki ugendera kuki ujya kugira njya gutabara se oya ugendera kuki ujya kumenya indwara ibimenyetso bikwereka ko ari indwara bikwereka ko iyi wayivura indi wayijyana kwa muganga cyangwa se ujya utanga taransiferi taransiferi ndayitanga kuko n'amahugurwa njyamo batubwira yuko nsanze umuntu ahenda umuriro cyangwa se akorora cyane nashyira ku gipimo cyanjye kuko nahanjye hari ahantu mba mbirebera ahantu mba mbirebera mbona hano mufatisha inama za Yesu ahantu mba mbirebera nimba asanze umuntu afite ibintu by'ubwandu cyangwa se afite icyo bita ibihaha njyewe ubwanjye amahugurwa twagiyemo batubwiye yuko mfite umwanya ngomba gufata uwo muntu nkagenda nkabanza nkamubaza ko afite mituweli cyangwa iyo nomero afite nomero yaba ayafite ariko niyo atanaye yafite ndagenda mfite uburenganzira bwo kugenda kwa muganga nkagenda nkayimwandikishiriza nkagenda ku irembo jyewe kuko abaganga baba banzi ushobora kugenda nkabwa ntigiwe ndi umuvuzi wa gakondo mu mahugurwa twakoze mwaduhaye ibimenyetso nk'ibi mwatwigishije nzanye umuntu banzaniye yewe ndabona mushyira ku gipimo cyanjye nkabona ntibihura ariko ndagira ngo mumumpimire mu ndebere uburwayi bwiwe icyo gihe bamushyikiriza umuganga wundi mukuru cyangwa se na dogiteri bakagenda bakamupima iyo basanze arwaye sida arwaye ibihaha ubwo ni igituntu ni igituntu nyine giterwa n'injangwe muri igituntu giterwa n'injangwe ubwo icyo nkubara cyo bampita cyanjye nagendeyeho kuko abenshi ndanabategera nkagenda bashyize kuri moto ngashyira kuri moto kuko ubu iterambere ryajeho nanjye ubwanjye urabona ndi umusaza ntabwo nafata inzira ngo ngende mva kwa muganga hano ngendesha amaguru oya byanze bikunze ndatega nhamagara umumotari akanjyana nkagezayo uwo muntu noneho muganga akampa agashimukana iminota 5 baduha iyo ntashoboye kujyayo mfite nta mwanya mfite nko kubona ugeze hano ukasanga abantu bari hano urangira ngo urababona nababonye ni benshi nkabureba umuntu hasanga icyo gipimo kirimo ubwo nkasanga uwo muntu nta mwanya mfite wo kugira ngo ye mujyane hari tumanaho dufite rya telefone yewe nkora kuri telefone nkahamagara umunyamuzima kuko ni umuganga nawe mubwira ntigiye ibyo byose nta mwanya mfite abantu b'abarwayi hano ndimo nsuzuma kandi ntabara wewe ngwino uzunjyanira umuntu kwa muganga icyo gihe nta nubwo umunyamuzima bimubwiye yabyanga kuko byanze namuhanisha kuko mushingano baduhaye batubwiye ngo wewe udafite umwanya muhereze umunyabuzima umunyabuzima mujyane icyo gihe niyo abana nijoro rero namubyutsa akabyuka niyo abana umugore cyangwa umugabo agomba kubyuka uruhande rw'umugore cyangwa umugore akabyuka uruhande rw'umugabo akajyana uwo muntu muhaye paka amugejeje kwa muganga kandi nkakurikirana gahunda ze uko zimeze nkabanza nkareba yuko yageze kwa muganga kandi ubwo baba babimbwira kuko nageze kwa muganga baba bahamagara babimbwira bakambwira indwara bamusanzemo iyo basanze nta bihaha bagasanga nta ubwandu
bagasanga yenda nta ndwara y'umwijima kuko indwara y'umwijima w'umuvuduko si nyimvura ibyo ntibishoboka cyane cyangwa se umutima. none se ibisazi cyangwa se kurwara mu mutwe urabivura? Ibyo ndabivura. Utandukaniye he noneho n'ikigo cy'Indera sasa? Genda kumwe nacyo. Nyine nibyo nagira ngo menye ibyo uvura byakurenguka byohereza ku wundi muntu ariko nawe wabivuraga ni nk'ibi. Oya nta n'ibinandinga mu rugamba narwane kandi mu rugamba nashokeye jewe ngira ngo no kugeza hano utumbese ibigubyi n'ibigwiro byanjye bye bimbwire do ruri imbere ya ibigubyi n'ibigwiro byanjye nabanje gusobanura ngubwira ngo jewe iyo ngiye guhaguruka mbandwa kandi nkabandwa iza bigaragara arizo zamutabaza agurukije mbaza kubabwira ngo mandwa za Nyiraryangombe mandwa za Nyabirungu muhagaze mugahagara nk'abagabo mugahagara nka Nyiraturatsinze watsindiye ku Gicumbi kandi agatsinda atsindiye inka n'abana agatsinda atsindishije inyaga yanyaze ibyo hakurya n'ibyo hakuno ibigarura mu Gicumbi aho nabicaje ngaho nimuhaguruke nimuhagarare muhagurukire ku icumu rya Nyabirungu cyane icumu rya Nyabirungu kabisa cyane rekana narikwereke ibyo utazagenda uvuga impamo nuko nakuvuga ngo utamukare kuhara ndabona hatabona neza ariko reka nze ndishinga na hano mbanza nabirebe rwose cyane iryo cumu rya Nemurye Goresha iyi ni kamera izahagarara no mu mahanga izagerayo kuko ibi nibyo mbabwira kuko ndabakira hari wamubonye kuri atapu iyo n'umusazi ni mu mihorere n'igorora n'umusazi nyine nta kibazo ubiri icumu rirakora cyane niryo mbandirwa niryo rya Nyabishinga rya Nyabishingishije impundu mpanga za Mutabazi ari naryo ry'empari kwambara ndetse aka kantu nkambara ndetse n'ibikoresho cyane nkambara nambaje mandwa Nyiraryangombe kandi ndagura ku mandwa z'abaragura bose umuntu yaturuka hari agiyewe uwo njya kwakira nkamwakira kugira ngo ahagarike yice usibye ko nta n'uwajya mboza banza nkirebera iyo nsanze ataroze niyo mpamvu jewe gusubiza amafaranga y'ibyo rucanga hano kuko hano ibyeru byacu hano dutanga ni umutima mwiza kuko ibyeru atari amafaranga. Iki gikora iki ikihe iki ngiki inkota iyo ni inkota iyi nkota rero ikikora iyi nkota na kera aba bantu ubona hano ndabona harimo abana bakiri bato ndabona harimo ariko n'abanduta ariko ngira ngo mu cyiciro cyacu cyangwa se mu muntu gakondo yacu dukoresha bya Kinyarwanda iyi nkota nta muntu n'umwe ujya gucisha atarebaniwe iyi nkota nta muntu icyo bitaga intango cyangwa inkongoro nta muntu ubitereka atarabanzwe atarafashe inkota ngo ayigugune anayirahirire nkuko nagira ntya ku isonga ryanjye ubu nta muntu wakoraho iyi nkota yanjye yo nanareba se amagambo siniki yikojejeho ururimi ko yabanishije abantu benshi cyane urabona abantu bari ahangaha nabo bibandirwa irabasengera ntabwo sama ntesameje ahubwo yambariza gutabara iyi nkota rero kugira ngo ihagarare hano ihagaze n'icumu igenana n'icumu ndetse igahagarara na kwa muntu nakubwiye witwa Nyiraturatsinze ariwe bambariye ku runana kuteyemo aho ngaho birahagararana urunana bikaba bari akangaka kantu uyu mubyeyi nihangane ntabwo mukomakoma urunana dore n'aka kantu uyu ni umuhoro wa Kinyarwanda wa kera n'uwo ugendana ku nsinzi za Nyiraryangombe za Nyabirungu ndetse uyu mwambi niwo uzakora rwa Nyabihangara uhagaze urwanira urugamba arwanira ndetse ari umugabo udatinya urugamba ari umugabo ugiye kurasa koko akarasa maze akarasa anaratsinde maze akavuza impundu kandi akivuga n'ibyivugo kandi umwambi ukarwana nk'uko warwaniye ibwami ingoma zikavuga abakobwa bakavuza impundu abagabo bakivuga nkashoramo hano rero nkavuga nti hagarara nka Nyiraturatsinze ese Nyiraturatsinze azahagarara nande uyu ni umwami mba mfite aka kantu urabona utu twenge turimo hano ndatubona reka icyo tuvuga nicyo dusobanura cyane
akantu nabona ni ibumba rimeze nk'umugena ariko si umugena ni urwondo ruva hasi ku nyanja ndetse dukora mu birunga aka kantu byanze bikunze niko gapima ndetse ari nabyo nakubwiye ngo uwo njyanye kwa muganga nasize ku gipimo cyiwe nkagakozaho ndaza nkagukoza gutya ko wakwimena agatuza umusaza ibaze ko bisa inshuro 5 ku munsi cyane shyiraho hano ariko amushyizeho sinkora nk'uko ndambikaho gake njyana nk'umurwayi ndetse nkafata aka kantu nkagashyira mu bitugu byiwe rugoma nko mu buhumekero bwe mu bitugu nabonye hari igisace kuri iyo ni inkuba buriya ni inkuba ntabwo iriya resace ni inkuba nambarizaho kuko nashokiye ku nyanja aho bita Tanganyika niho nashokeye igihe Tanganyika niho washokeye niho nashokeye ni inkuba ndetse cyane rwose ubwo rero iyo mushyizeho hano nkasanga cya gipimo cyanjye ntibihura ndagaruka nkabishinga hariya namara kubishinga hariya n'ubu nuko mbifashe ndabishinga ubundi bigafata noneho nkagaruka umuntu nje gushokera agacira hano yaciriye hano yose ni amacandwe yatumye haba umukara cyane imbuto reba nk'abana bari ahangaha bateranye nuje akuruta imbere yawe itaba umwana kuko aje kukura cyane niba waba uzi ukamakamba uri sogokuru yaba ari umwana nyine kuko mba namubanduye kuko mfashe nk'ibi ngibi ni ibintu bya gihanga tutihangishaho tugomba gukurikirana 5 kuri 5 ibi ntibisama ntibisamisha ibi ntibiroga ahubwo birarogora cyane reka nibarize nk'umuntu umwe mu bari hano papa we waje kwivuza iki Ndewe nabarwaye nyine ubwenoze bw'ubusazi ni wowe birwara n'uwuvuriza ni wowe waje kuvuza aha mama wowe se jewe nazanye umwana wanjye wabyaye umwana amupfiramo mu nda biturutse ku bantu bamuroze none ubwo ngubwo rero mu nda haramuryaga kimuheramo nuko kimukuramo nyine amuha umuti kivamo reka nibarize muze aha ni iki kintu ugenderaho urumva umenya uburwayi bw'umuntu aho ndagusubiza reka wahansubije ariko noneho njyewe tuvuge nk'ubu ngubu umuntu mwaba mutari kumwe bamusize mu rugo ukamuvura yewe ibi ni ibintu narahiye kubirahira ndabyumva niyo mpamvu ibintu nabikoze igihe niba warabihereye ku myaka 17 bivuze ko ufitemo ubunararibonye ahubwo genda kwibaza umuntu iyo mutari kumwe umenya uko arwaye ukanamuvura gute ukamugeraho gute umuti wanjye n'uburyo muvura nimba ari umuntu urwaje umwana cyangwa se arwaje n'umuvandimwe wewe cyangwa inshuti yewe ikintu usaba hano kandi genderaho uwo muntu ni ngombwa kugira ngo aze hano musuzumire hano ariko bibaye ngombwa ari umuntu w'indembe utagera ahangaha cyangwa se nk'ubukoronate nta muntu wumva mu karere ngo ajye mu kandi kuko nanjye ndabyubahiriza oya guma ndagukubita shaka uwo muntu musaba izina ryiwe ise we yamwitiye cyangwa nyina yamwitiye akiri umwana w'uruhinja nkamusaba izina rya se na sekuru ngo sekuru tuvuga n'ubyara se noneho bakambwira umusozi atuyeho twebwe twita umutumba ubwo ni ukuvuga ngo nko mu mudugudu umutumba twita umudugudu ubwo iyo amaze kubimpa uwoje kubimubariza niwe ucira hano nkamufatisha ahangaha aka kantu iyo nsanze ataroze mba nabishinze gutya nubwo mbifite ariko mba nabishinze bikomeye aka kantu gahagara hejuru y'inkoni ese wanyereka aho uragurira uko haba hameze naho nkashyiramo nkareba cyane hari isanduku rwose naho nahamugeze Banyabirungo buretse ubwo rero Nyiraryangombe rya Nyabirungo ni umukobwa utegurirwa ndetse utanagira n'inenge utagira n'inenge ari naho mpamagara Nyiraryangombe nkamubwira ngo ndebera ko uyu muntu arwaye nimba atarwaye ntumufatire hano ntumukomereze hano murekura agenda
iyo atarwaye ntabwo akagahagarara iyo arwaye biba bivuga nyirabyo abireba nyirabyo abihagazeho ubwo byanze bikunze iyo arwaye kamufatiraho kahita agahagarara niyo wagira uti niho agakuraho. hari ibintu bajya bavuga by'amashaba byo gukundana ugasanga nk'umugore wananiranye n'umugabo bamuhaye umuti tukumva ngo ni inzaratsi ibindi by'amashaba ntabwo bibaho ariko ibindi buretse ariko genda byumva ibindi by'amashaba noneho tukumva ngo umuntu kugira ngo acuruze neza ngo agiye ikuzimu cyangwa ngo hari ibintu bamuhaye asira mu muryango ibyo bintu nabyo birakorwa mu baganga nkamwe mujya mubikora? oya ibyo ngibyo ndahagusubiza cyane ibyo uko babyumvise cyangwa se uko byumva nanjye niko mbyumva. igikapu sari ufite ibyo n'uwabikora akaba bitanga uwo muntu yaba ari umugome yaba ari umurozi kuko ubwo ni uburozi. none se wabonye ikintu Imana itaguhaye cyangwa se utayisabye ukajya kukiha? tuvuge umuntu arashaka gucuruza ariko ibintu bye bikagira inuze bikazamo abakiriya benshi reka ntabinashyire ntabwo ujya wumva se ngo umuntu ngo yashyize ibintu mu muryango ariko ujya gushyira ibintu mu muryango ubugome bubaho. ibyo ni ibintu waje gusobanura cyane. hari ibiti umuntu agomba gutega n'umukungugu ari umukungugu uraroga urwiri rukaroga nta cyatsi burya kitanagwamo byanze bikunze n'amazi aya batuvoma tunywa umuntu yayatongereye akagushyira ku muryango wawe akaza akamena aho yavanye we yatongereye byanze bikunze ugakanagiramo urafatwa bikangana n'uko umuntu ashobora kugenda hari agasura mu giti akakizana akagishinga mu mbere y'umuryango wawe wagisohokeraho kigahita kigufata amaguru akitera cyangwa se yagitongereye neza igihe uryamye utaranasohoka wajya kubyuka uva mu buriri bwawe uryamanye n'umugore kubyuka bigakonana ugasanga amaguru yiteye. ibyo ni ubugome bisa nawe n'uwo nguwo utanga ibyo ngibyo. ikintu ugiye uko nkora nimba nk'iyo shaba cyangwa se ubundi iyo bareba ikintu bakamuzirika ko ubundi ari kuhagiriza arama ntayamenera amagi yari yayatoye ni abantu barahoze nimba ari umuntu bakoreye nk'ibyo cyangwa se uje kumbaza nk'ibyo ati genda ndashaka umuti wo gucuruza cyangwa ndashaka umuti w'ishaba cyangwa se n'abasore bambaza cyangwa n'abakobwa bakambaza ati genda ndashaka umugabo umusore akambaza ati genda ndashaka umukobwa numva nkunze kandi genda mubwira ngo uzagenda ukore ku kimenyetso cy'umusaraba usinge kandi ubisabe Imana izamugushyikiriza nimba itazamugushyikiriza ntumubone ntabwo izaba yaramuguhaye. aha umuntu ujya utanga imiti ugatanga n'igihe umuntu azayinywa urabona nk'iyo tugiye kwa muganga umuntu arakubwira ngo nguhaye ibinini uzajya unywa kimwe saa sita ikindi nimugoroba ikindi mu gitondo nawe ubigenza gutyo cyangwa ndagusubiza cyane umuti ntanga iyo maze kuragura kuko hari umukobwa hano witwa Umudahwera n'umurundikazi nawe utanga iyo miti afite uko ayitangamo abo ufata saa sita abo ufata saa saba abo ufata saa munani hari n'uwo bagomba gutegeka ati uko isaha ishize bitewe n'uburwayi bwiba bamubonyemo kuko imiti igenda itandukanye bakavuga ati buri saha uyu muti ujya uwurya cyangwa se uyu muti ujya uwikora koza niyo kabara agati naguhaye hafazana naho ngomba guha n'iri hembe ryanjye nkamubwira nti iri hembe isaha negera uryikora koza kuryikora koza ni ukurya hari ibintu by'ubupfumu nzi bijya bizamo n'ubusambanyi urumva ugasanga nk'abantu baraguriye abantu cyangwa se avuye umuntu araryamanye nawe ibyo ngibyo bibaho cyane njya mbyumva. ntabwo ngiye mbyemera cyane iyo ngiye mu mahugurwa usanga mbyigisha n'abandi nkanababaza nti kose koko izi nkuru mugenda musebesha abantu cyangwa musebesha no mu kazi kacu mwumva ari byo nkayimbaza nk'akana kaneguzisha ko numva hari abantu bavuga ko mu butabazi bwacu umuntu uje hano nako uje ubagana abasanga kugira ngo mwebwe mubanze mu butabare murabanza koko mukamurongora bakangwa ati ibyo baratubeshyera cyane ati niko ngo niko abakurambere bavuze ibyo bakambwira ati ariko se hari abantu benshi babyaranye n'abapfumu mukecuru ngo bimeze bite waje kwivuza iki mukecuru njyewe ubundi mbere nkirwaye
nararaga mvuze induru ku buryo na gitifu w'umurenge w'iwacu yaragiye kumfunga iwacu hararaga abanyerondo ubundi noneho harara mvuze induru bakaza kureba umuntu unteye bakamubura bamara kumubura bakambwira ngo narasaze kandi koko ni narasaze noneho ubwo byageze aho ngaho bakajya bavuga ngo ni iby'iwacu ariko kandi iwacu nta n'abari bariho ubwo ngubwo naje kuvuga nti ubwo banyita umusazi bakavuga ngo ni iby'iwacu reka nzajye kwivuza nahise nza hano rero kuko jyewe ubundi ni ibintu byankubitaga mu mutwe bigakubita nk'inkuba bikanahinda noneho nkumva mu mutwe hanutse ikintu kimeze nk'ikiremve ubwo ngubwo namaze kugera hano bya bintu byo kuvuza induru birahagarara ubwo umuntu wari ugiye kumfunga n'indi rero yitwaga gitifu ntacyo urita imana ubwo ngubwo naje gukira maze gukira rero nanjye iyo mbonye umuntu arwaye nkuko nanjye nari ndwaye ndamuzana nawe akamuvura gake uramuzana akamuvura musonera ubwo urumva ko ubuhamya bagutangira gukora ariko nta aha hantu abantu bicaye hano urabona ko ari na benshi urumva ariko jye ikintu mba nibaza musonera wamuhaye iki amaze kukuvura jye namubwiye ko nzamuha ishimwe ariko nta kintu ndamuha nta kintu uramuha none se musonera kugira ngo ubeho wirirwa wicaye urumva wirirwa wicaye biragoranye kugira ngo ubone icyo kurya n'iri soko dufite urumva isoko ridusaba amafaranga tujyanaho kugira ngo duhabe urumva we wiriwe wicaye ufasha abantu uzakenera kurya ukenere no kunywa ukenere no kubaho ariko si umukobwa we mukomeze musirane ibyo ndagusubiza cyane kugira ngo ubone icyo kurya no kunywa amafaranga yewe Imana rwose nshimira no mushimira Imana kuko iyo mbyutse mu gitondo ndabanza nkasenga najya no kuryama nkabanza nkasenga nkavuga nti Imana rwose urabona uko nere urabona uko ngiye no kuryama ubari undeba kandi ndebere n'abantu banje kandi ndebere nuko ejo nzanabaho ndetse ntimubaka kanya ngo isunze ngwegamiye nkuko nyine guruka isunga igiti nakwisunze ndakwegamiye uzandebera ibintu kiwe rwose nta kibazo numva mafite ubaka kanya tuvugana ntabwo njya mpinga inshingano yanjye nahawe niyo gutabara abantu nizo nshingano zanjye sinjya mpinga ariko simpinga kandi ndarya nta kibazo abo bushoboye yaranzanira agakoma nkanywa amazi bakayamvomera niyo nzoga iryoshye sinywa inzoga kubera iki ntabwo nywa inzoga kubera iki utanywa inzoga ntabwo nywa inzoga sinigeze nanayinywa uba wifuza ko umwana wawe yazaba nawe umuvuzi ibi rero yewe mbyambara nabyambitswe na data ndetse na sogokuru ariko mukuri kwanjye rwose umwana hari nk'umwana wanjye ariko yajya bimpaye nanjye naragenze neza kuko namukoreye nta mwana ubaye ikirumbo nta mwana ubaye mbere ikigorye akankurikirana nk'uko nanjye nicaye kuri data akurikirana ibintu yagiye kubinyambika nabanje kureba urugimbu uko rucana uko rucyura uko ruragura uko rweza hageze nk'umwana wanjye nkunda cyangwa se n'inshuti yanjye naba nkunze nawe nayi kuko hari n'abenshi nagiye impa guhera za Kibungo za Cyangugu za Gisenyi ntabatanzi ndagenda ntawe nemerwa musonera none se musonera hari umuntu ukurenze nawe utinya mu bavuzi uvuga ati uyu nguyu ibye birarenze oya ntaho nenya kuko jewe aho bateze mbaza kuvuga ko aho bateze ntegura ibyimanitse nkamanura ibiri hasi nkashyira hejuru ndahoranya nkagenda niyo no muri uzi ndambuka nkagenda kandi igitangaza wadukorera ubu ngubu kabisa kigaca kuri kamera ukavuga ati nubirebye wese akavuga ati wa muntu arakora ni nk'iki kuko kutuzanira ibi byose n'umuntu nge nkabishaka nkazabyereka umuntu ibi ni ibikoresho bwa mbere byo mu Rwanda ni gakondo hari na kimwe se umuntu atabona nta na kimwe utabona ariko nanjye habe nataka musonera sibyo musonera ngo tujya kuvuga mbere namupinga musonera ni musonera ubuzi bwe afite nza kubuzwa hano bajungikanya hano nyuma y'inzu ninja mu nzu wari urwaye iki ntubizi najamvura nyine se wababaraga he inde wowe umuri wose nyine se wiruka uvuze induru usara nawe sobanura uburwayi kuko njye nafashwe mbabara imbavu sibyo nkumva n'intuze ni sere musonga sibyo ariko naje umugabo aramvura pe mu gitondo abana basanga hano mama haguruka ubyina hano kwa musonera nagurutse pe naya ndabye mama musonera tumuyishima n'ubu musonera ubwanjye mpagaze amaguru abiri namugabiye
bamugabira yarangabiye ahubwo yarangabiye nzajya kuyitora inka mu none bakare nibwo bwa mbere n'umugore yatanze inka ubundi tukumva ari abagabo batanga inka aya bagore barangabira abagabo bakangabira aho ufite umugabo afite umugabo rwose wari uvumbuye nawe undi sindabumva umugore oya barangabira rwose nese ko ntawe ndabona wayitanze oya barayimba barayigwa musonera none ugira nimero ya telefone cyane umuntu ugushaka ku buryo yakubona ndaramvuga nkirirwa mvuga ukirirwa uvuga uvura cyane mvuga na telefone abona ohereza imiti impande n'impande abambwira ati ndaje abambwira ati tumeze gutya kuri Rukamyarungu abantu babwira ukuntu ibintu bimeze aho bagusanga shyiraho nimero ya telefone ntacyo ndanira telefone yanjye ntabwo uyizi mu mutwe ujya kuzana telefone ntabwo nzi umuvuzi rwose cyane muki tuzakubyinira ubundi rwose ndatuje meza telefone hara mu Rwanda bambwirira abantu ngo mukore subscribe kuri Rukamyarungu bambwirira ngo ni mukore subscribe kuri Rukamyarungu mukore rwose muki kuri musonera nk'umubyeyi wawe impundu baba bampa impundu ari mu gihe ingoma ziba zivuga n'ubu narababwiye abantu ntimwe muretse kuzana izo nka ngo muzimpe niyo byanze bikunze ni muri kabanza hakiri uyu nguyu ni umufasha wawe cyane cyane ese wahise wagendeye kuki ujya kurambagiza ubundi njya kubirambagiza se ndambagira umuntu se cyangwa ndambagire urambagira umugore wawe muri kuntwara urumuri muve mu nzu yewe se njya kurambagira Sehore baje bone ngaho mbwira nimero yawe njya kurambagira se umugore wawe ujya kumushaka wagendeye kuki njya kumurambagira urabona namurambagiye ngira umusore kuko nagendeye ku kagare kanjye kagare kanjye ntayo uranuburiye musomera ngo jewe nagendeye mu modoka uranuburiye urabona iyo ujya gushaka umuntu muzabana ugomba kuvuga ngo azaba yujuje ibi n'ibi azaba agenza gutya na gutya azaba avuka mu muryango ureshya gutya na gutya ibyo byose ubitekereza aho ngaho rero ntabwo naho mbese neza cyane muri iki kinyarwanda burya kiragoye burya kigira abakiga n'abatakiga burya kigora abakimenya abakinya kandi kikagora benshi ibyo ntabwo nabashe kwigokirana nanjye namushatse namwitegereje mbona yuko azaza akemera ibingibi azaza akemera kwitanga si nkaho ureba ukabona nk'abantu nk'imbaga iteraniye hano agahera uyu munsi avama amazi yo kubaha ikindi hari n'uwo yashigishira n'igikoma akaba yabaha igikoma cyo kunywa n'amazi ntajye mu murima uwo muntu numva atari umuntu wihangana yaba cyangwa akanabashakira n'icyo kurya uwo muntu numva atitanga ubwo rero nanjye nyine ndashishoza ndabanza ndareba umuco uzabyemera aha musonera hano hari kuri Rukamyarungu nimero yawe reka nyibasomere nayibonye dore ngiyi ni 07 82 7 9 50 07 82 7 9 50 aha ijambo rimwe ku bari bakurikiye Rukamyarungu nanjye mpite nsezera ikiganiro ubwo uzambwira uko nzakikugezaho none se ndagira ngo baze izo nomero bagwaye neza MTN cyangwa za Tigo ni za MTN bagwaye na Tigo yanjye Tigo ko batari kuyima mushaka Tigo yangaho ni umunyamakuru ajyanye ariko mana ntundi umunyamakuru ajyanye kuko nzanyira kuri kamera mukanya gatonya abareba televiziyo abazi kure bajya kureba televiziyo barasanga mpagazane uretse gatoya reka ikubwira umupapuro nomero yo ni 07 072 94 25 643 aha yarera iradukunda ntwari hano ni kuri Rukamyarungu ndabifuriza ibihe byiza kugwiza imigisha no guhaha mugatunganirwa reka ntihere umusaza ijambo adusezera sawa urakoze cyane nyakubyara wabyaje nkawe niko mbwira abanyarwanda ni nako ntuye naho ntuje ndamuko nyanjye nsuhuza abantu mbabwira ngo
mukomere mwakabyara mwabyaje nkamwe kandi aho muzicira hose muzicira muhatuye kandi muhaturije rwose murakoze. ushaka kukugana izo nimero yazihamagara, izi nomero zanjye rwose ndetse no ku muryango wanjye no kuba mbona nkunze kugira utwana hano tugunda kugenda duzisiba nomero zanjye ziriho ndetse no ku muhanda hariya unagira ngo mashyire icyapa kuko none cyarahahoze buriya mfite urugo hepfo ku muhanda kuko urwaye imeze nabi nkabona ntabasha gusubirayo bamusasira ku rundi rugo wanyuze hariya hepfo mbura mfite urundi rugo ntabwo ari ibitaro. ufite n'ibitaro se? nta bitaro mfite. wajya ukahanyereka naho nkahasura. ubwo aho hantu niho umuntu aruhukira bakamusasira rwose akaryama. urakoze caca. none rero rwose murakoze uko rwose muje mukomeze muze mukomeze mudusure rwose hano ntarebe cyane musona nta kibazo.